reka mbasuhuze nabifuriza kugira umugisha uturuka ku Mana mwe mukunda ibiganiro bitandukanye bya Ibiriho TV ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ku bitangazamakuru bikomeye bikorera hano mu Rwanda. Ikigaragara cyangwa ikintu kiri kugenda kivugwaho cyane ni ibijyanye n'imyitwarire cyangwa ibintu bigirimo kugenda bibera ku Gisimenti, aho ibitangazamakuru byinshi bifite inkuru ivuga ati impuruza Gisimenti imibonano mpuzabitsina yaba ikorerwa ku Karubanda nyuma y'isindwe. Icyo ni ikibazo kiri kwibaza ati impuruza ku Gisimenti imibonano mpuzabitsina yabikorerwa ku Karubanda nyuma y'isindwe. Murabizi ko mu minsi ishize umujyi wa Kigali hagiye hajyaho ibintu bijyanye no gufata imihanda imwe n'imwe bakayifunga, bamara kuyifunga kaza kubaho ibyo ka free zone. Ka free zone rero nko mu Biryogo bari mu kunyweramo agacyayi, ku Gisimenti ho bari mu kunyweramo akantu kajyanye n'inu n'agacupa cyagasembuye. Nyuma yaho ibiza kuberaho nyuma yaho no bari ikibazo nkuko tugiye kwibona muri iyi nkuru. Nkuko namaze kwivuga umujyi wa Kigali ukomeje guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, akenshi hagendeye ku bidashyira ubuzima bwabo mu kaga, gushyiraho imihanda itagendwamo n'ibinyabiziga aho abantu bashobora guhurira. Iyo ni imwe mu nzira nziza rero yo kurinda abantu kurwara indwara zinyuranye zo mu mutwe, akenshi ziterwa no kutaruhuka cyane n'umuhangayiko. Twavugamo ibintu bijyanye na depression, ama stroke, indwara nyinshi cyane zimeze gutyo. Magingo ya muri Kigali iyo mihanda izwa free zone. Free zone mbese no kuvuga ngo ni zone ibitari bugeremo ikintu cyitwa imodoka cyangwa ibinyabiziga. Rero iyo mihanda imaze kuba 3, aho harimo uwo mu Biryogo n'uwo mu mujyi rwagati ndetse n'uwa Remera hazwi nko ku Gisimenti nkuko twamaze kubigarukaho. Ngo buri muhanda rero muri iyo mihanda 3 ni nako buri umwe ugiye ufite umwihariko wayo. Buriya mu Biryogo ni mwiza ku bakunda agacyayi na capati, agatevere hariya rwose mu Biryogo bari mu kugenda bagasunika gake gake n'akaboroshete nyine, akatevere cy'agacyayi, akaboroshete na capati ndetse n'amafunguro. Ariko nyine ibintu byose biba bihari, nta na kimwe kiba gisembuye bijyanye nuko ari muri quartier cyane y'abasilamu. Naho wo mu mujyi rwagati uba urimo abantu bakeneye internet ndetse no kuruhuka mu bundi buryo nko gusoma inkuru, aho uwo ku Gisimenti noneho wowe ukaba wihariye kuko ubu wuzuyemo ikintu cyitwa agasembuye n'ibijyana nako. Mu bikunze kujyanaho n'agasembuye harimo ubushyuhe bw'umubiri, harimo ikintu cyitwa ubushyuhe mu mubiri bwa mu mukecuru. Urubyiruko rufite ubushyuhe nkuko twari tumaze kubivuga. Mu bikunze kujyanirana n'agasembuye harimo ubushyuhe bw'umubiri biterwa agafashe kumva ashaka nyine kwisayidira agakora imibonano mpuzabitsina cyane. Kuri ubu rero biravugwa ko rwose ngo hari abakorera iyo mibonano mpuzabitsina cyangwa iyo mibonano ku Karubanda muri ako gace ahazwi nko ku Gisimenti. Abahasohokera bahamya ko rwose ari ahantu habera ibikorwa by'urukozasoni bikurikira kunywa inzoga nyinshi. Ni ukuvuga ngo agasemburo karagenda kakinjira mu mubiri, kamara kwinjira mu mubiri neza cyane ugasanga ibintu abantu bataye controle. Unakurikije ama video turimo kurenda tubona hano urabibona ko rwose ari gahunda, abantu barishima bakarenza uburyo bwo kwishima. Mu cyumweru cya mbere gusa uyu muhanda utangiye gukoreshwa yo ku Gisimenti, ku mbuga nkoranyambaga hagiye hacaracara ama video igaragaza umukobwa wari warambariye hasi yarenzwe n'isinde, mbese agasemburo kageze mu bwonko ari kumwe na mugenzi we nawe wari wagerageje kuzuza neza cyane itanka ye ijyamo inzoga yari yuzuye cyane yagahembutse. Yageragezaga kumucyura ariko byananiranye kuko nta muzima muri bo wari urimo. Ni nako kandi bari bambaye utwambaro tugufi ubusanzwe turanga indaya cyangwa abakobwa bicuruza. Ariko kandi usibye n'ibyo ngibyo gusa, ibihuha nabyo bikomeje kuba byinshi kuko bakoresha imbuga nka za Twitter. Hari n'abavuga yuko iyi video nayo turi kugenda tubona y'abantu bameze nk'abari gukorana imibonano mpuzabitsina ku Karubanda. Mbese hano nayo bavuga ko ngo yabarafashwe ku Gisimenti ubwo bari bamaze guhaga icyo kunywa. Ariko hakaba n'andi makuru atugera hamwe bavuga ko iyi foto yafashwe mbere y'umwaduko wa corona. Si ibyo gusa kandi hari n'abavuga ko kandi ku Gisimenti hari gufatwa nk'agashami k'ikuzimu shitani yaba yarashyize muri Kigali. Biragoranye rwose Gisimenti birimo kuhabera ntiwago wamenya ko ari iby'i Rwanda. Ati ni agashami k'ikuzimu rwose satani yaba yarizaniye i Kigali. Nk'uko nakomeje kubigarukaho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ubabona abantu batari bake bafite ubushake bwo gusohokera muri iyo free zone yo ku Gisimenti. Iyo free zone rero ikaba izwiho kugira agasembuye cyane nk'uko twabigarutseho. Hashize iminsi ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwira amashusho y'abakobwa babiri barimo umwe wari uryamye mu muhanda asa nk'utawe ubwenge, ashungerewe n'abantu benshi cyane nk'uko twari tumaze kubivuga
aho hejuru. Muri aya mashusho rero mugenzi w'uwo mukobwa bari basohokanye yageragezaga kumurwanaho ngo hatagira umusagarara, ariko nawe kagenda adandabirana ku buryo bishoboka ko manyinya cyangwa agasembuye kari kabaye kenshi mu mubiri. Mu majwi abantu bari bashungereye abo bakobwa muri icyo gicuku, hari abavuga ngo banyweye inzoga nyinshi imibiri yabo ikananirwa kuzakira, abandi bakabavugiraho ngo banyweye za make. Gusa ikinyamakuru Igihe cyaje kumenya ko ayo mashusho yafatiwe ku Gisimenti mu murenge wa Remera nijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru tariki ya 27 Gashyantare. Ubwo ni ya video ya mbere twavugaga, ya yindi twavugaga y'abarambaraye mu muhanda kubera agasembuye, yafashwe kuri ya tariki nyine kuri 27 Gashyantare 2022, byabereye hafi y'aherutse gushyirwa nyine ka free zone muri ako gace, dore ko hari hashize umunsi umwe hafunguwe gusa ku mugaragaro kugira ngo abanyakigali babone ahantu hisanzuye kandi henshi ho kwidagadurira. Gisimenti rero n'ubusanzwe hasanzwe hari n'utubari twinshi dusohokerwamo n'abanyamujyi cyane cyane mu mpera z'icyumweru, ari nayo mpamvu hashyizweho ahantu hatanyura ibinyabiziga kugira ngo abantu bishimishe bisanzuye, icyo twita ka free zone, kugira ngo abantu nyine bafata intebe bakazitera mu muhanda, icyo kunywa n'ameza, ubundi icyo kunywa bakanywa bagasangira uko bisanzwe bakagidagadura. Ni uburyo nyine bwo gushaka kuruhura mu mutwe abantu nyuma y'imyaka 2 yose bafungiranye muri kubera corona, urabona. Mbese bwari uburyo bwo kugira ngo abantu baruhuke bitayewe no kubona abantu bamaze imyaka 2 yose bafungiranye. Ibintu bihuza abantu benshi nk'utubyiniro ntitwakoraga, nabyo bishobora kugabanya mu buryo bwo kugira ngo bagabanye nyine za ndwara zifata mu mutwe nka depression, ari nabyo bituma kwiyahura. Mwarabibonye ko muri covid kubera kwitekerezaho cyane abantu bariyahuye cyane, nta kindi gihe twigeze tubona abantu biyahura kuriya. Ubwo rero nibwo baje kugira bari uburyo bwo kugira ngo nyine abantu bishime hajyaho zino car free zone. Abakobwa rero bagaragaye mu mashusho ubundi bitangira umwe aryamye hasi agaragara nk'uwasinze cyangwa yataye ubwenge, mugenzi we nawe bawasinze agerageza kuza kumurwanaho amwambika imyenda ngo baje gushungera batabona ubwambure bwe cyangwa imyanya ye y'ibanga. Uko iminota ishira rero uwo mukobwa bakomeza kuryama mu muhanda, bikaza kugeraho mugenzi we amukubita inshingo arebe ko yamuzamuramo cyangwa yazanzamuka, hari n'akanyuzamo akanamusoma nk'uri kumwongerera umwuka, mbese nk'uko ushobora gufata igipurizo ugashyira ku munwa ugahaga, naye niko yabikora barimo kumusoma anamuhagisha umunwa we nk'uri kumwongerera umwuka. Gusa nyuma yaho gato haje kuza kugaragara izindi nkuru z'uburyo Kiribu yari yabyivanzemo, nyine yaje kureba abo bakobwa yabataye muri yombi azira mbese gusindira mu ruhame no gukora ibikorwa by'urukozasoni mu ruhame, kandi gukora ibikorwa by'urukozasoni mu ruhame ni cyajyanwa na leta. Reka mbashimire mwe mukomeza gukunda ibiganiro bya Ibiriho TV, nukora subscribe, like na comment, yashoboka ugakora na share, ubundi ukadushyigikira kugira ngo amakuru tugenda tubagezaho atazajya abacika.